Abizera mwese mukeneye kumenya ukuri nimugira amahoro ya Nyagasani kandi mushaka kumenya byinshi bitandukanye bica kuri izi mbuga zombi. Imwe ni isoko ugasiga akanya y'ubwiru bwahishuwe, iya kabiri ni iyi bita menya ukuri nonaha. Imana ishimwe cyane ko idahwema kuduha ubwiru bwayo kugira ngo namwe tububagezeho. Uyu munsi ndagira ngo mbasobanurire ku bintu bibiri ariko birimo kimwe. Ibintu bibiri birimo kimwe. Iyo mvuga bibiri birimo kimwe murabyumva muri bakuru. Turavuga ku bwato butoya n'ubwato bunini. Benshi mukunze kubona ubwato muri kubugendamo, abandi mukabirota, abandi mukabyerekwa, abandi mukabihishurirwa, ariko ntimumenye icyo ubwato busobanuye mu buryo bw'umwuka wera, ntimunamenye n'ubuhanuzi bwabyo, ntimunamenye n'icyo biba bishatse kuvuga, ntimunamenye n'icyo bishushanya cyangwa bisobanura. Ubwo buhanuzi nibwo nje kubasobanuriraho muri ubwo buryo bwombi, ku bwato bunini ndetse n'ubutoya. Aha mba ngira ngo umuntu wese ajya arota ikintu ahita akisobanurira, amenye icyo Imana imubwiye. Ibi nabihawe n'Imana afite imyaka 4, ntabwo nabyize mu mashuri y'isi, kugira ngo ejo utazirwa umbaza ngo ibi bintu wabikuye hehe, kandi mba namaze kugusobanura aho nabikuye. Imana ishimwe cyane ko imitima ya benshi igomba kugikira ikijijwe n'ijambo ryayo, ndetse umuntu akamenya ubuhanuzi bw'ikintu cyose kiri ku isi icyo gisobanuye. Reka twikomereze duhere ku bwato bunini. Ubwato bunini icya mbere busobanura Imana mu buryo bw'umwuka wera. Busobanura Imana mu buryo bw'umwuka wera. Nubona ubugendamo ukabona urukomoka inyanja, bukombora buri mugenda, ujye umenya ngo ni Imana ibiri kukubwira ko igiye kukubera umusare, ugiye kukwambutsa mu kibazo cy'urupfu, ikigeragezo, imyuka mibi. Nibyo bintu bitatu bigiye kukomotsa: urupfu, ikigeragezo, imyuka mibi. Mwibuke ko inyanja nababwiye ko ari ibyo bintu bitatu isobanura. Icya mbere isobanura urupfu, kabiri igasobanura ikigeragezo, gatatu igasobanura imyuka mibi. Iyo bwa bwato rero buri kukomotsa, buba busobanura ko ari Imana iri kukwereka ko Imana igiye kukomotsa urupfu n'ikigeragezo n'imyuka mibi byari biri hafi yawe cyangwa se biri hafi yawe. Ushobora kuba ari ikibazo runaka uba ugiye gucamo. Iyo ubonye womotse biba bisobanura ko ufite amahirwe yo kugira ngo ubashe kurokoka cya kibazo, rwa rupfu, cya kigeragezo, ya myuka mibi. Iyo ubonye utomotse biba bisobanura ko hari ikibazo uzagirana n'Imana mo hagati, ukaba wakinjiza nk'icyaha muri wowe cyangwa se ikindi kintu runaka Imana itishimira, bikaba ngombwa ko Imana ikunenga cyangwa ikugaya. Iyo ubonye ubwicayemo ariko utaragenda, ukabona ko ugiye komoka ariko ugakanguka utaragenda, ujye umenya ko Imana ibikubwiye ko hari ikibazo cy'urupfu, ikigeragezo, imyuka mibi ugiye guhura nacyo, ariko Imana ikaba yiteguye kubana nawe muri cyo, ikagutambutsa muri icyo kibazo. Ibyo ni kimwe n'uko wabibona uri hafi yabwo, cyangwa se ubona hariya buri hirya ariko atari kure cyane. Ni ibyo ngibyo ubwato buba busobanuye bunini. Reka mvuge ku myambaro. Nubujyamo wambaye imyambaro myiza, unanabugiyemo cyangwa wambaye imyambaro mibi, nabyo uzamenye icyo bisobanuye. Nubujyamo wambaye imyambaro myiza, uzamenye ngo Imana ibikwemera kubw'uko ibibona ko uri mu gakiza, kuko umwambaro wose iyo usa neza, ukoze neza hafi ya yose, ibisobanura ko ari umwambaro w'agakiza. Icya kabiri igasobanura isezerano. Icya gatatu ugasobanura umugisha. Icya kane imyenda iyo bitewe n'uko imeze hari naho isobanura impano. Yes, yisa neza ni ikibisobanuye. Niyo mpamvu rero iyo yisa neza ukaba ugiye guca muri ubwo bwato, cyangwa ugiye kunyuramo, cyangwa ugiye kujyamo, cyangwa uba wenda kubujyamo, biba bisobanuye ko Imana ibikwemera ko uri mu gakiza kazima no mu masezerano mazima ibikwemera. Reka twimuke gatoya. Naho nubona ugiyemo wambaye nabi, ujye umenya ngo ni agakiza kawe kangiritse, kamaze kwangirika, n'amasezerano yawe yangiritse, n'imigisha yawe yangiritse, ndetse n'impano zawe zarangiritse.
ariko ukaba ufitiwemo icyizere cy'uko Imana iba igaragaza ko ibona ko uzaba uw'umumaro, ukaba uri gukora ibibi nonaha ariko ejo uzakizwa. Ni icyizere cya nyuma ibiguhaye cyangwa se ibiri kuguha kugira ngo iguhe amahitamo yo guhitamo kugira ngo ukizwe vuba cyangwa ibone uzaba uw'umumaro. Yes, niyo mpamvu rero icyo ukora ni uko ugomba kwikosora mbere y'igihe, ukiyinira, ukitekerezaho, ukikiranura n'Imana kugira ngo ayo mahirwe y'icyizere uba ugiriwe utayica ubusa. Ikindi, ubwo bwato buba busobanura inkuge y'Imana. Ni inkuge Imana iba iri gushyiramo abantu bayo cyangwa se abana b'Imana bayo. Ubwato ni inkuge iba iri gushyiramo abana bayo cyangwa se ubuhungiro, byose ni bimwe. Yes, wabona muri benshi, wabona uri umwe, wabona muri babiri, uko mwaba mungana kose, ibyo ngibyo ubwato bunini nicyo busobanura mu buryo bw'Umwuka Wera. Yaba ari ubwato bunini cyane, yaba ari ubwa mwayene ariko bwa moteri, busobanura kimwe. Yes, yaba ari n'ubu ngubu bw'abashyana ariko bunini, nabwo busobanura kimwe. Reka twimuke rero, icyo ngicyo nicyo bisobanura cy'ubu bwato, kugira ngo utazongera kubirota ukibaza icyo Imana ibikubwiyemo ukakiyoberwa kandi twari duhari aricyo yadushyiriyeho. Reka twimuke tugere ku bwato butoya, ubundi bamwe bakunze kubwita ngo ni ubwato bwa Nyangunda. Yenda muzajya munabireba, mubureba. Ubu bwato bwa Nyangunda butoya, icya mbere bisobanura urupfu, ni kimwe n'inyanja. Kabiri, ikigeragezo. Gatatu, imyuka mibi. Busobanura kimwe n'inyanja mbega muri make. Nubona uri mu karakato gatoya ka Nyangunda gatoya, nushaka uzasenge hakiri kare, ubwire Imana ati Imana umfasha. Kereka nugira amahirwe ukabona urukogo ubuvamo cyangwa ukabuta ukabusiga, ariko nubona uburimo uzamenye ko ari ikigeragezo kikuganisha ku rupfu. Uzasenga Imana, nubona ukangutse amahoro usenga Imana, nurangiza uyibwira ati Imana ndagushimiye, nkiza ahasigaye, nkiza uru rupfu, ikigeragezo, imyuka mibi, ubinkize. Usenge wirukana urwo rupfu, wirukana ikigeragezo kivuye kuri Satani, wirukana imyuka mibi ivuye kuri Satani aba ashaka kuguteza. Niyo yaba ari umuntu uri kubugushyiramo, niyo yaba ari umuntu ubwicayemo akaguhamagara ngo ngwino, uzamenye ko ari icyo bisobanuye, nta n'ikindi, ntibihinduka. Yes, n'ubunini nabwo, buriya bunini nahereho mbere, iyo umuntu abugushyizemo nabwo ujye umenya ngo uwo ni umuntu urimo akujyana ku Mana kandi akakujyana mu butumwa bwiza bw'agakiza buzima, aba akujyana mu buhungiro bw'Umwana buzima. Ndaba ari ubwo bwa bwato bunini. Nk'uko kuri ubu butoya nabwo iyo akujyanye aho ngaho biba bisobanura ibyo ngibyo mvuze. Ni nayo mpamvu rero nubona uri koga mu nyanja, uzamenye ngo Imana iri kukumenyesha ko hari urupfu Satani ashaka kukujyanamo. Kabiri, ikigeragezo Satani ashaka kukujyanamo. Kane, imyuka mibi Satani ashaka kukujyanamo. Ushobora kuba ari icyaha wakoze cyangwa undi yagushutsemo ukakijyamo ariko kikuganisha ku rupfu, uba usobanuriwe nonaha. Yes, iyo ubonye urukogo ukomoka, biba bisobanuye ko Imana ibikubwira ko ufitiwe icyizere cy'uko iba izakurokora, ikakubera umurinzi muri cya kibazo ntikiguhitane, ikakikurindiramo. Iyo ubonye womoka, iyo woze ntiwomotse, utomotse ukananirwamo hagati, ujye umenya ngo Imana ibiri kukubwira ko uba ufite gucogora mu kigeragezo cyangwa muri tereningi, ukanamuka ukaba wagira intege nke biturutse ku mpamvu z'uko wowe wacitse intege, cyangwa se wivumbuye ku Mana, cyangwa se ari ikibi wakoze mu buryo bw'uko warambiwe n'ibindi byinshi. Nubona rero uri ku nkombe ukabona utarajyamo, uzamenye ko Imana iri kugusobanurira ko ugiye kugera mu kibazo, ugiye kwinjira muri ibyo bintu bitatu navuze: urupfu, ikigeragezo, imyuka mibi. Yes, uba uri hafi kukijyamo. Iyo ubonye rero woga ukabona uri kurohama,
uzamenye ko Imana ibiri kwereka ko ibiri kukubwira ko ufite amahirwe make yo kubona ubugingo, ahubwo ushobora kuba warimbuka, ukarimburwa n'ikibi wabayinjije muri wowe Satani yaguteje, ukakirarikira ukakijyamo. Nubona noneho uzitse burundu ukarohama burundu ntugaruke, cyangwa se ukabona ntiwagarutse, cyangwa se ukabona n'undi muntu wundi ararohamye ntagarutse burundu, ukazivamo ubonye yarohamye burundu atagarutse, uzamenye ko uwo muntu Imana ibikubwiye ko azarimbuka. Ntuzibaze ibindi, ibi ni by'Imana yagiye insobanuriramo ikampishura icyo bisobanuye. Buriya ni kimwe n'iyo umubonye yambaye ubusa buri cyangwa akarohama yambaye ubusa cyangwa se anafite imyenda, apfa kuba yarohamye atagarutse, ukabona ntagarutse, basi uzamenye ko uwo muntu azarimbuka. Ibikubwiye ko azarimbuka, keretse iyo yoze akazika barangiza bakamurohora, aho ngaho biba bigaragara neza ko Imana izamuha ubutabazi bwihuse mu buryo izamurengera, ariko bikomeye mu kibazo akagarukira kuri finali. Niki ibyo biba bisobanuye aho ngaho. Naho nubona uri koga wagera hari ukagaruka, uzamenye ko Imana iri kukubwira ko ubutinya ikibazo cyo kwinjira mu kigerageza Imana y'ubwayo yakwitereje, apana icya Satani. Mwumva hano bitandukaniye. Icyo gihe azaba ari ikigeragezo kikuganisha ku rupfu, ariko Imana ikakwereka ko ubutinya ikigeragezo. Ubundi buryo nabwo niyo yaba ari na Satani, ibikwereka ko uri umunyabwoba. Aho ni ku ruhande rwa Satani, ibikwereka ko uba uri umunyabwoba. Iyo rero utagitinya, biba bisobanura ko Imana ibibona ko uzabasha guca muri cya kibazo wemye, kandi ukaba wafata n'umwanzuro, Imana nayo ikakunganira ikagukura muri cya kibazo. Niki ibyo biba bisobanuye. Ikindi benshi mukunze kubona ntimukimenye, kwa kundi ubona uri koga inyogo yose waba uri koga, nyuma ukumva ijwi rirakubwiye ngo hindura inyogo, cyangwa se nawe ubwawe ukayihindura. Ujye umenya ko Imana ibikubwiyemo ikintu gikomeye kivuga ngo systeme wari urimo cyangwa imbaraga zo gusenga wari urimo zihindure, usenge mu bundi buryo cyangwa wongera amasengesho, kuko uba ugiye guhura n'ikindi kibazo gikomeye kurenza icyo wari urimo. Niyo mpamvu rero hari igihe ukubwira waba uri koga ukavuga ati oga amagazi, tera musonyo se, ogera urubavu, n'izindi nyogo nyinshi murazizi. Icyo gihe gusa ujye wumva ngo nubona uhinduye inyogo cyangwa ubwiwe ngo hindura inyogo wogaga, woga indi, ujye umenya ngo amasengesho wasengaga, niba wasengaga rimwe usenge kabiri, niba wasengaga kabiri usenge gatatu, uhindure systeme. Niba wakizwaga gahoro ukizwe cyane, niba wari udamaraye uri mu ntege nke, jya mu mbaraga z'umwuka wera, kuko uba ugiye guhura n'ikibazo cy'ikigeragezo kikuganisha ku rupfu gikomeye kirengeje icya mbere wari urimo. Niki ibyo bisobanuye. Gusa negera umusozo, nagira mbabwire ko ibi ngibi aricyo bisobanuye, kugira ngo ejo utazajya ubibona ukabyita iby'inzozi, kandi Imana iba yavuze. Ikintu cyose kiba gifite ubuhanuzi bwacyo, kiba gifite ubusobanuro bwacyo, kiba gifite icyo Imana yagishyiriyeho, kiba gifite imbuzi yacyo, kiba gifite ubuhanuzi Imana iba yagishyiriyeho abantu benshi ntibabibone. Nta muntu Imana iterekwa cyangwa se itereka. Hari aberekwa, abandi bakavuga ngo ntiberekwa. Hari abahanura, abandi bakavuga ngo ntibahanura. Ariko reka mbabwire, umuntu wese yaba akijijwe yaba adakijijwe, Imana iramwereka, ahubwo ikintu azira ni uko atabisobanukirwa. Niyo mpamvu rero tuba turi kubisobanura kugira ngo muzajye mubyumva. Tugenda tunabereka uburyo kiyerekwa ritandukanye, nihishurirwa, inzozi zivuye ku Mana n'izivuye kuri Satani, uko Satani akuzanira ibintu nuko Imana ibikuzanira, mukamenya kubitandukanya. Niyo mpamvu rero Imana dushyizeho kugira ngo tubwire isi yose. Gusa kudutera inkunga byaba byiza, kugira ngo tukugezeho ubutumwa bwinshi n'ibindi byinshi mugende mubisobanukirwa, kuko turi kugenda dusobanura ibintu biri kuri isi byose. Iyo mvuga gutyo ni nge na data uri muri nge, kuko ntago ndi umwe, umuntu abamo babiri. Niyo mpamvu na Paulo yavuze ngo naho umuntu wacu w'inyuma yasaza, uw'imbere ari mushyashya. Ubwo mba ngira ngo nsobanurire na babandi bagira ikibazo batagira ngo ni amatitirane twishyirira hoya. Ikindi
nuko mugomba kumenya ko ikintu cyose kigira imbuzi yacyo, Imana iyo ikuzaniye ikintu iba igira ngo iguhishurire, igusobanurire ikintu kitarakubaho kugira ngo ikumenyeshe ikigiye kubaho cyangwa ubuhanuzi bwacyo. Niyo mpamvu rero benshi Imana ivuga bakagumya basenga bayibaza kandi yavuze. Ivugira mu nzozi, iyerekwa, ihishurirwa taburo no mu bisimba n'ibindi byinshi. Turajya tugenda tubagezaho buri kimwe, gusa wafatanya natwe kuvuga ubutumwa ndetse tukakugezaho byinshi, tugakwizagiza ubutumwa bwinshi ku isi yose kugira ngo benshi babumenye, wakoresheje imbaraga zawe utavuye n'aho uri cyangwa se n'aho wava n'aho uri, nta kibazo ukaza tugafatanya, n'uburenganzira bwawe. Gusa ujye usharinga ku bantu benshi, ubasharingeho ibi byigisho kugira ngo babashe kumva ubutumwa bwiza nabo basobanukirwe. Murakoze rero, kandi nsoze mbabwira ngo ni iki ibyo bisobanuye, kandi nizere ko benshi mutazongera kugira urujijo. Yari wa mukunzi wanyu rero Habineza Aniseti ubagezaho byinshi bitandukanye. Nakagaruka, Imana igumye ibarinde kandi bashyigikire muri byose. Bye bye.